Nsabye Imana kuyobora buri muntu wese imuyoboje umwuka wayo kugira ngo ntihagire usonzera ku meza y'umwami, twumve imiburo irimo gutambuka kugira ngo tubashe no kumvira, tuzabashe gusohoza mu bikari by'Uwiteka urugendo rwacu, tubane nawe iteka n'iteka. Tugiye rero kureba ikigeragezo abana b'Isiraheli bahuriye nacyo i Yeriko. Tukaba twifashisha igitabo cya Yosuwa igice cya 6. Haratubwira hati Imana ibwira Yosuwa uburyo bazazenguruka Yeriko. Ngiye kubisoma nihuta kugira ngo buri muntu wese abashe kuba afite icyo gitekerezo mu mutwe, noneho tubone tukike. Nkaba nsaba ngo abafite agapapuro n'agakaramu babishyire iruhande rwabo, na Bibiliya kandi ubwo niyo ntwaro ya mbere tugomba gufata. Reka dutege amatwi. Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisiraheli, ntawasohokaga kandi ntawinjiraga. Uwiteka abwira Yosuwa ati, dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho, namwe ab'ingabo mwese muzenguruka umudugudu rimwe, abe ariko muzajya mukora kumara iminsi 6. Kandi abatambyi 7 bazatwara amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku. Ku munsi wa 7 muzazenguruka umudugudu 7, maze abatambyi bavuze amahembe. Amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugira icyarimwe baranguruye amajwi yabo. Inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahera ko ziriduke, abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. Yosuwa mwene Nuni ahamagara abatambyi arababwira ati, nimuheke isanduku y'isezerano. Abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama imbere y'isanduku y'Uwiteka. Maze abwira abantu ati, nimuhite muzenguruka umudugudu, n'abafite intwaro nabo bahite bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka. Nuko Yosuwa amaze kubwira abantu, abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama, banyura imbere y'Uwiteka bayavuza. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka barayibakurikiza. Abafite intwaro bo bajya imbere y'abatambyi bavuza amahembe, n'ab'inyuma bakurikira isanduku. Ba batambyi bakomeza kugenda bavuza amahembe. Yosuwa ategeka abantu arababwira ati, ntimusakuze cyane ngo ijwi ryanyu ryumvikane. Ntihagire ijambo riva mu kanwa kanyu kugeza umunsi nzababwira nti, nimurangurura amajwi muzahereko muvuge. Nuko azengurukana isanduku y'Uwiteka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo bararamo. Nuko Yosuwa azinduka mu gitondo kare, abatambyi baheka isanduku y'Uwiteka. N'abatambyi 7 bajyana amahembe 7 y'amapfizi y'intama, bajya imbere y'isanduku y'Uwiteka, bakomeza kugenda bayavuza. Maze abafite intwaro bajya imbere, ab'inyuma bakurikira isanduku y'Uwiteka, bagenda bavuza amahembe. Ku munsi wa 2 bazenguruka umudugudu rimwe, basubira mu mahema yabo. Bagenza batyo iminsi 6. Ku munsi wa 7 bazinduka kare mu museke, bazenguruka umudugudu nk'uko bajyaga bagenza muri iyo minsi 6, ariko kuri uwo munsi ho bazenguruka umudugudu 7. Bagejeje ku nshuro ya 7, abatambyi bakivuza amahembe, Yosuwa abwira abantu ati, nimutere amajwi hejuru kuko Uwiteka abahaye umudugudu. Kandi umudugudu n'ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka, ariko Marayo Rahabu aba ari uzarokokana n'abo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe ba batasi twoherezaga. Namwe muzirinde mu buryo bwose ikintu cyose cyashinganywe, kuko nimugikoraho muzazanira urugerero rw'Abisiraheli umuvumo n'amakuba. Ariko ifeza yose n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'icyuma byose byerejwe Uwiteka bizajye mu bubiko bwe. Inkike z'Yeriko ziriduka,
bakiza Rahabu, Yosuwa avuma Yeriko. Abantu baherako barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe, barangurura amajwi. Inkike z'amabuye zirariduka, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, n'inka n'intama n'indogobe, babyicisha inkota. Maze Yosuwa abwira ba bagabo babiri batataga igihugu ati, nimwinjire mu nzu ya Marayi uwo, musohore uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Nuko abo basore bari batase barinjira, basohora Rahabu na se na nyina na bene se n'ibyo yari afite byose n'umuryango wabo wose, babishyira inyuma y'urugerero rw'Abisirayeli. Umudugudu barawutwika n'ibyarimo byose, keretse ifeza n'izahabu n'ibintu by'imiringa n'iby'ibyuma, kugira ngo babishyire mu nzu y'ububiko bw'Uwiteka. Nuko Yosuwa arokora Marayi wa Rahabu n'inzu ya se n'ibyo yari afite byose, aba mu Bisirayeli na bugingo n'ubu, kuko yaheshe za ntumwa Yosuwa yatumaga gutata Yeriko. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa, kandi arogera byamamara mu gihugu cyose. Imana ihire gusomwa kw'ijambo ryayo. Bavandimwe, tujyane i Siyoni, turushime Uwiteka cyane ukiduhaye uyu mwanya kugira ngo tujye tuganira dufite umutekano. Amahirwe dufite atangaje. Izina rye rihore rihabwa icyubahiro iteka ryose. Aradukunda cyane. Twabanje kumva ririya somo Eliya yabwiraga Elisa ati, winkurikira ngiye i Yeriko. Undi aramubwira ati, sinshobora gusigara. Biratwibutsa Rusi na Nawome, ubwo Nawome yabwiraga umukazana we ati, isubirira iwanyu ujye gushaka umugabo. Rusi ati, ntibishoboka. Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa, nanjye bahampana. Eliya yari afite igishyika cy'uyu mwana wari ukiri muto, umusore wari ukiri muto, yibaza ati, ibi bintu nanyuzemo sinzi ko azabishobora. Ariko undi mu bitekerezo bye, umwuka w'Imana yari yamaze kumutaha amubwira ati, kurikira shobuja. Niko navuga. Kandi dukurikiranye uko amateka yagenze, tuzi ko habayeho ihererekanya bubasha yamusigiye umwuka wari umurimo inshuro ebyiri. Ikindi turabona abahanuzi, abana b'abahanuzi baje kumubwira batuzi ko shobuja ari bukuvanweho. We muri we yumvaga gusa ashaka kubyuza, kandi ngo abikurikiranire hafi, mbese batamutesha umutwe. Rero bikaba bifite icyo bitwigisha natwe, dukurikiye databuja Yesu uturangaje imbere, wadupfiriye ku musaraba akaducungura. Uko tumaze kumva rero iki gitekerezo, Yosuwa twabonye ko yagiye i Beteli, hatubwiraga uko yongeye kubonana n'Uwiteka akisubiramo, nk'uko n'uyu munsi natwe dusabwa kwisubiramo. Aba bantu bari kumwe nawe, ubwo bari bamaze kwambuka Yorodani, bakambitse i Gilugali. Aho hantu hari mu marembo y'umudugudu wa Yeriko, umujyi ukomeye cyane. Bene bo bari biyizeye rwose, bavuga bati, nta muntu ushobora kuzatuvana aha ngaha. Bavuga ko uwo mudugudu wari ufite metero 7 z'uburebure, ukagira metero 6 z'ubugari. Murumva ko wari ufite igikuta kinini cyane, ku buryo abantu bari bubatse hejuru
nk'uko twabyumvise na Rahabu niho yari atuye hejuru y'urwo rugo, inkike mbese zabaga zirenze umudugudu. Bakireba rero n'amafarashi bafite, bakireba n'abasirikare n'izo nkike zibakikije, bati turakomeye. Ariko bakibagirwa yuko hari Imana umuremyi ikomeye kubaruta. Ubwo byatwibutsa ab'Ibabeli ukuntu bubakaga umudugudu, Imana yarababwiye iti muzasandare ku isi yose, bo bashaka kwirundira hamwe. Tuzi ko byarangiye Imana ishenye uwo mudugudu wabo. Mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 21 haratubwira ngo kuko ubw'ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi, Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Nanone wajya imbere gato ku murongo wa 27 na 28 hakatubwira ati ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye, kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho. Aya magambo ni iki atubwiye? Abo bantu bizeraga kubw'umujyi wabo ukomeye cyane, bari bazi ko hagomba kuba ingamba zikomeye kugira ngo babe batsindwa. Ariko Imana mu bwenge bwayo yakoresheje ibintu bisekeje. Twumvise aba bantu bagombaga kuzatsinda Yeriko ko bagombye kuzenguruka umudugudu gusa bivugiriza amahembe y'intama. Impanda zabo zari zikoze mu mahembe y'intama. Ikindi kandi ntabwo babonaga ko bafite amashagaga yo kurwana, ahubwo Imana mbese yabakoze, sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda. Reka nongere ndeba ngaha ngo ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Ubwenge bw'Imana ntabwo buheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Aba bantu bari bazi amateka y'Abisiraheli, bari bazi uko Imana yagiye ibarwanirira, ariko ngo bari bazi Imana nk'Imana nto mu mana zabo bagiraga, Imana itegeka ibyaremwe nk'uko yategetse inyanja itukura ikigabanyamo kabiri, nk'uko yategetse Yorodani ikigabanyamo kabiri, n'intambara ntoya bagiye barwana n'imijyi imwe bagombaga guhitamo, bakabifata gutya, ariko bumva ngo ntishobora gusenya inkuta zabo. Ariko Imana yiyerekanye nk'uko igomba kumenywa mu byo yakoresheje Abisiraheli, bo babonaga bigayitse. Muri icyo gice tumaze gusoma ku murongo wa 21, Yosuwa 6:21 haranditse ngo barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, n'inka n'intama n'indogobe, babyicisha inkota. Reka tujyane mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri igice cya 12. Gutegeka kwa kabiri igice cya 12 umurongo wa 2 kugeza uwa 3. Byari byarahanuwe biti ntimuzabure gusenya ahantu hose amahanga muhindura yakoreraga imana zayo, ho ku misozi miremire no ku migufi no munsi y'igiti kibisi cyose, kandi muzasenye ibicaniro byabo, muhombagure inkingi z'amabuye bubatse, mutwike ibishushanyo babaje bya Shera, muteme mutsinde ibishushanyo babaje by'imana zabo zindi, muzarimbura amazina yazo akurwe aho hantu. Reka twigire imbere no mu gice cya 13 umurongo wa 13 kugeza 18. Haranditse hati
hariho ibigori byaturutse hagati muri mwe bishukashuka bo mu mudugudu wabo biti tugende dukorere izindi mana mutigeze kumenya. Uzabibibarize ubishakishe ubigenzure, nusanga ari iby'ukuri bidashidikanywa yuko ikizira kingana gityo gikorerwa hagati muri mwe, ntuzabure kwicisha abo muri uwo mudugudu inkota, ntuzabure kwicisha abo muri uwo murwa inkota, muri uwo mudugudu inkota, uwurimburane rwose n'ibirimo byose, urimburisha amatungo yawe inkota. Isahu yawe uyiteraniriza hagati mu nzira yawo, uwutwikane n'isahu yawo yose imbere y'Uwiteka Imana yawe. Uwo mudugudu uzaba ikirundo cy'ibyashenywe iteka, ntukubakwe ukundi. Niko twarangije igitekerezo ubwo Yosuwa yavumaga uwo mudugudu ko utazongera kubakwa. Ntukagire icyo ugundira mu byashinganywe kugira ngo Uwiteka arakuruka uburakari bwe bugurumana, akubabarire, akugirire ibambe, akugwize nk'uko yarahiye ba sekuruza wanyu, abitewe n'uko wumviye Uwiteka Imana yawe, ukitondera amategeko yayo yose ngo utegeke uyu munsi, ugakora ibyo Uwiteka Imana yawe ibona ko ari byiza. Aha rero turabona Yosuwa ayoboye Abisiraheli, nari mbabwiye ntibakambitse i Gilugari mu marembo y'umujyi wa Yeriko. Aho ngaho hari hasigaye abana bavukiye mu butayu kuko base bari bararimbutse bitewe no kutumvira. Hari hasigaye Kalebu na Yosuwa mu bavuye muri Egiputa, abagabo babiri bonyine mu 600 byahagurutse. Imana rero mu kurimbura uwo mudugudu mu by'ukuri yakoresheje Abisiraheli nk'umucamanza mu guhana ubwo bwoko bwari bwarigize intagondwa, gusuzugura umuremyi n'amabwiriza yari yaratanze, nk'uko tumaze kubisoma mu gutegeka kwa 2. Kurimburanwa n'ibyabo byose byari ukurinda Abisiraheli kuzandura umuco mubi mu gihugu cy'isezerano bari bahaweho gakondo, kandi yari yarasezeranyijwe abakurambere babo Aburahamu na Isaka na Yakobo. Kwari ukugira ngo rero batangirane ubuzima bushya n'Imana, bagengwa n'imbaraga mvajuru, bagengwa n'imbaraga mvajuru. Mu bakurambere n'abahanuzi, abakurambere n'abahanuzi ku ipaji ya 45 ya shapitire ya 45 ku ipaji ya 246 hatubwira ko Yosuwa yitaruye kare mu gitondo mu museso akajya gusenga kubw'umurimo wari umushyizwe imbere, kuko yagombaga gutsinda kurwanya abo banya-Yeriko. Ubwo yasengaga batubwira ko yubuye amaso akabona umurwanyi witwaje inkota, nuko aramubwira ati ese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Uwo murwanyi aramubwira atoya, ahubwo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yosuwa yikubita hasi arabiranye aramuramya, maze yumva ihame rimubwira ngo dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwaro zaho. Ahabwa n'amabwiriza y'uko bazahindura uwo mudugudu. Urumva ko kubwo gusenga, nk'uko twatangiye tubona kwizera kwe, ntacyo yakoraga atabanje gusenga. Amaze gusenga, arimo asenga nako abona umurwanyi Imana yohereje. Mu by'ukuri ni Yesu ubwo wari wiyiziye kwibera umugaba w'ingabo aho rukomeye. Ubuntu n'urukundo Imana idufitiye ntago bigira akagero. Uko twaba twarashayishije kose, icyifuzo cyayo ni ukutugarura hafi yayo. Narimvuze rero ntabo bavukiye mu butayu, ntabwo bari kwinjiramo gusa, niho batubwira ko bakibewe wa muhango wabwiwe Aburahamu katanga ka mbere, babanje gukebwa aho ngaho Gilugari mu gihe bahamaze bakambitse, kandi ni naho intsinzi yo guhindura Kanani yatangiriye. Yosuwa rero yagize amahirwe atangaje yo guhura n'uwo murwanyi wamuhaye ibyiringiro bikomeye
amaze kumubwira iryo hame ry'uko amugabije i Yeriko n'umwami waho. Mu by'ukuri tuzi ko ingaruka z'icyaha ari ubutindi n'urupfu. Abo bantu bari bariyemeye cyane b'i Yeriko bavuga bati ntibishoboka ko twatsindwa. Nk'uko rero twasomye ya magambo yo mu Bakorinto, umugambi Imana yabahaye, amabwiriza bagombaga gukoresha yari ayahe twayasomye. Twabonye ko abatambyi bagombaga kuzazenguruka uwo mudugudu iminsi 7, ariko mu by'ukuri zabaye inshuro 13. Icyo nari mvuze rero, abo biyemeraga bibagiwe ibyari byaravuzwe, twabisomye mu Gutegeka kwa 2, ariko nagira ngo dusome andi magambo ari mu nama zigirwa itorero nk'uko tuyabwirwa mu kuri kw'iki gihe cyacu. Elina White yeretswe ari nijoro, ahamagarirwa kwitegereza amazu yari agerekeranye. Ibyo biri mu nama zigirwa itorero mu gice cya 2 ku ipaji ya 45, igitabo cya mbere cy'inama zigirwa itorero. Aravuga ati, mu gihe cya nijoro nahamagariwe kwitegereza amazu agerekeranye n'andi akarinda agera ku ijuru. Ayo mazu yishingiwe ko atabasha gushya kandi yubakiwe gushimisha bene yo n'abubatsi. Ayo mazu arazamuka kandi akarushaho kugera hejuru, kandi bayubakishije ibintu by'igiciro cyinshi cyane. Bene ayo mazu ntibarakibaza bati, mbese twabasha dute gushimisha Imana biruseho? Ahangaha tuhahagaze gato, Abanyayeriko bishimiraga uwo mujyi wabo wubatswe ukomeye cyane. Nk'uko aba bantu Elina yeretswe, bishimiraga amazu yabo, ariko nk'uko igitekerezo gikomeza kivuga ngo Uwiteka ntiyari mu bitekerezo byabo. Niwe wari warabahaye kubaka ayo mazu, niwe wari warabahaye intwaro, ubutunzi, baguraga ibyo bikoresho bubakishaga ayo mazu, cyangwa se n'abayabubakiye n'ubwenge bwabo. Ariko ibyo byose ntabwo babishimiraga Imana ngo bamenye ko ariyo mugenga cyangwa igize byose. Rero ibyo bakoraga byose byari ukwinezeza no kubyutsa ishyari ry'abaturanyi babo. Ubutunzi bwinshi babonaga bwaraturutse mu ndamu mbi, mu kugirira nabi abakene, bibagiwe yuko mu ijuru bandika imirimo yose ikorwa, n'umurimo wose wo gukiranirwa wakozwe wandikwayo, umurimo wose w'ubuhenzi wandikwayo. Kandi abantu barebye ngo ayo mazu yabo manini bagatekereza ko atabasha gushya cyane, maze baravuga bati, aya mazu yacu ni amahoro rwose. Harubwo umuntu yumva rwose akomeye, turibuka Nebukadineza avuga ati, ngiye i Babuloni niyubakiye. Imana ye yaramushatse inshuro nyinshi kugeza ubwo yumva rwose atakiyitayeho, ariko Imana kuko ngo ihera mu itangiriro ikamenya n'iherezo ry'ikintu, yakomeje kumushakisha kugeza ubwo muri icyo gihe yavugaga ayo magambo yamujyanye mu ishyamba kurisha amara y'imyaka 7, mbese arihana aragaruka akijijwe. Aba rero baravugaga bati, aya mazu yacu ni amahoro rwose. Ngo ariko ayo mazu yakongotse nk'aho yubakishije amakakama ashonga. Imashini zizimya umuriro ntizabashije guhagarika uko kurimbura, n'abantu bazimya umuriro ntibabashije kugendesha izo mashini zabo. Aha nanone tukahibukira za ngabo za Farawo zari zikurikiye Abisiraheli ku nyanja itukura, zigiye kubagarura ngo babakorere, ariko Imana yari yashyizeho iherezo mu kwirata kwabo. Amafarashi yabo n'abihetse bose bashirira mu nyanja. Bavandimwe, turimo kwiga icyo Eliya yakoze aho ngaho i Yeriko, kandi turi burebe n'icyo Yeriko itubwira muri iki gihe cyacu. Mu Bakurambere n'Abahanuzi paje 254,
hatubwira ngo igituma dukwiriye kwiga ijambo ry'Imana dushishikaye, ibyo byatuzinduye. Satani ahora akora ubudacogora amaranira kugoreka iby'Imana yavuze. Ibyo yabitangiye muri Edeni. Ahora ashaka kurindagiza ubwenge no kwijimisha intekerezo z'abantu, bityo akagusha abantu mu cyaha. Iyi niyo mpamvu Imana isobanura neza, ikagaragaza neza ibyo isaba kugira ngo hatagira uyoba. Ntabwo ibivuga gusa, ahubwo yaranabyandikishije, ibitabo turabifite impande zose. Imana ihora ishaka gushyira abantu munsi y'uburinzi bwayo kugira ngo Satani atabona uko abashukisha ubucakura n'imbaraga z'ubuhendanyi bwe. Yiyemeje kwicisha bugufi kugira ngo ibabwize ijwi ryayo bwite, yandikisha urutoki rwayo bwite amagambo yayo abeshaho. Ayo ni amagambo yanditse ku bisate bibiri by'amabuye. Kandi ayo magambo yahiriwe yuzuye ubugingo kandi amurika ukuri. Ayo magambo yahawe abantu ngo ababere umuyobozi utunganye. Dawidi niwe wavuze ati, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Rero ayo magambo yarahiriwe, yuzuye ubugingo, amurika ukuri kandi atubera umuyobozi utunganye. Bitewe n'uko Satani yiteguye kuyobya intekerezo z'abantu no kwangiza umutima we, no kwangiza umutima ngo we gukunda amasezerano y'Imana, nibyo Imana idusaba yuko tumenya gusoma ayo magambo buri munsi. Hakenewe umwete mwinshi ngo bishimangirwe mu mitima yacu. Twebwe twakwibaza tutese igihe duha Uwiteka kingana iki ngo tuvugane nawe, igihe tuganira nawe, ijambo rye turijyamo kangahe, turiha umwanya ungana iki? Aho niho ruzingiye ingata, niho benshi bapfira. Kuko iyo utasomye cyangwa uticaye ngo avugane n'Uwiteka, baranavuga ngo uticaranye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Ni muri ubwo buryo tugenda tuba ibikuri gahoro gahoro, ariko bikazashyiraho byarenguka umuntu atikanguye ngo agaruke. Tuzi ko ingaruka z'icyaha twazivuzeho ko ari ubutindi n'urupfu. Muri iki gihe turi mu gihe cy'uburyarya no gusenga by'umuhango, ariko ubikora bizamukoraho. Bizamukoraho. Abanyakanani basuzuguye imyiyereko y'Abisiraheli, bakabareba bati, se bariya abantu baragira ibiki? Twumvise yuko bizengurukiraga inshuro imwe ku munsi, bagataha bakigira mu mahema yabo. Umunsi wa kabiri bikagenda gutyo, umunsi wa gatatu bityo, kugenda ukazageza ku munsi wa karindwi. Ku ipaje ya 96 y'abahanuzi n'abami, ku isubi iheruka haravuga ngo abantu benshi batagishidikanya guha ijambo ry'Imana urw'amenyo, nta nubwo bizera abantu barivuga, barabasuzugura. Hariho gusuzugura amategeko, hariho gusuzugura gahunda zishyirwaho. Ibyo byose bikagendana no kwica aya mategeko Uwiteka yandikishije. Urugomo n'ubugome nibyo musaruro uva ku guteshuka inzira yo kumvira. Haratubwira hati, mwitegereze ubuhanya no kubura amajyo by'imbaga y'abantu benshi basengera mu ngoro z'ibigirwamana kandi bagashakisha umunezero n'amahoro, nyamara batabasha kubibona. Nta muntu ushobora gushakira Imana aho itari, kandi ntabwo umuntu ashobora guhirwa igihe cyose adafite Imana. Nubwo tubona hari abantu benshi bafite ibintu byinshi, ariko igihe badafite Imana, muri Zaburi ya 73 niho havuga yuko bapfa urupfu rubi cyane rw'iteka ryose. Kuko iyo Imana idahari, ubwo ni Satani ubukora. Muri icyo gitabo cy'abahanuzi n'abami ku isubi ya 2,
ku ipaji ya 97 haratubwira ngo abantu bamaze igihe kirekire baramye ibitekerezo by'umuntu ndetse n'ibyashyizweho n'umuntu ku buryo isi hafi ya yose yabotse ibigirwamana, kandi Satani wakoranye umwete kugira ngo ahindure amategeko y'Imana, ubu akoresha uburyo bw'ubuhendanyi bwose kugira ngo atere abagabo n'abagore kurwanya Imana n'ikimenyetso kiranga abakiranutsi. Ariko Uwiteka ntazareka ngo abantu bice amategeko yayo kandi bayasuzugure iteka badahanwe. Muri Yesaya 2:11, Yesaya 2:11 haratubwira ati igihe kigiye kugera ubwo agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi, kandi uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Dusubiye muri Yosuwa 6, twabonye amabwirizwa bahawe. Hagombaga kujya ingabo imbere, hagakurikiraho abatambyi bavuza amahembe, hagakurikiraho isanduku y'Uwiteka, hanyuma hagakurikiraho n'izindi ngabo ziyiherekeje. Ibyo isanduku yerekanaga Kristo ubarimo ubaherekeje, kuko Yosuwa yari yahawe ihame rivuga ngo ntugabije Yeriko n'umwami waho n'ibintu byaho byose, nk'uko twabisoma. Ibanga rya Yosuwa rero twaribonye bigitangira yuko yasengaga cyane, nabo icyo bakoraga ni uko buri gitondo kare kare mu museso bazindukaga bakajya kuzenguruka Yeriko bakurikiranye nk'uko Uwiteka yabahaye amabwiriza. Tugitangira twabonye ko umujyi wari ufunze, nta winjiraga nta wasohokaga, bari biyizeye ariko kandi bafite n'ubwoba. Twabonye ko Uwiteka bari bamuzi mu buryo bwabo, ariko ari uko bamwirengagizaga, kuko icyo gihugu cyari cyarahawe Aburahamu kuva kera, bari bazi Uwiteka uwo ari we, ariko gusa baramudefiya, mbese baramusuzugura, bizera imbaraga zabo. Reka turebe nanone amagambo aboneka mu gice cya 9 cyo Gutegeka kwa 2, umurongo wa 1 ukageza uwa 3. Igice cya 9 umurongo wa 1 ukageza uwa 3. Umva wa bwoko bw'Abisiraheli we, muri iki gihe ugiye kwambuka Yorodani ukajya mu gihugu ugahindura amahanga kurusha gukomera n'amaboko n'imidugudu minini igoteshejwe inkike z'amabuye zigera ku ijuru, n'ubwoko bukomeye bw'abantu barebane, nibo Banaki, uzi ukumva babavuga bati ninde wahagarara Banaki imbere? Nuko muri iki gihe menya yuko Uwiteka Imana yawe ubwayo izambuka ikugiye imbere ari umuriro ukongora, ikabarimbura, ikabatsinda imbere yawe. Nawe uzabirukane ubarimbure vuba uko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. Ibi byose byari byarahanuwe. Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera, kandi iravuga iti inzira zanjye si zimwe n'izanyu. Mu Migani igice cya 1 umurongo wa 33 niwe tubwira iti unyumvira wese azaba amahoro kandi adendeze atikanga ikibi, ariko unsuzugura, mu gitabo cya Samweli ndumva ariho biri, unsuzugura nanjye nzamusuzugura, unyubaha nzamubaha, unsuzugura musuzugure. Iyo tutagize Imana nyambere, ibyo dukora byose bihinduka umwaka. Yeriko, nigeze mvuga nti Yeriko ni iki kuri twebwe? Twayigereranya na Egiputa, tukayigereranya na Babuloni yo kwa Nebukadineza, ariko muri iki gihe cyacu
turayigereranya na Babuloni y'iby'umwuka. Ibyo byose ni ibibi biduhagaze imbere tugomba kurwana nabyo kugira ngo twinjire mu gihugu cy'isezerano. Ibanga Yosuwa rero yakoresheje nk'uko twabibonye ni ukwizera, icya kabiri ni ugusenga, icya gatatu ni ukumvira amabwiriza y'Uwiteka, kuko Uwiteka niwe utujya imbere. Iyo twomatanye nawe ibitashobokeraga umuntu byose birashoboka. Kwizera no kumvira kw'Abisiraheli n'umuyobozi wabo Yosuwa kwabagejeje ku bikomeye. Isanduku yari barimo twabonye ko yashushanyaga Yesu wagombaga kugendana nabo. Ese mu rugendo rwacu rwa buri munsi twibuka kubanza kwiragiza Imana, cyangwa umutima wacu uri mu byo tugamije gukora gusa tukamwibuka ari uko habaye ikibazo? Aho tuhatekereze. Reka tujye nanone muri Zaburi 55 umurongo wa 16 kugeza 19. Zaburi 55 umurongo wa 16 kugeza 19. Dawidi yaranditse ati, jyeweho nzambaza Imana, Uwiteka azankiza. Nimugoroba na mu gitondo na ku manywa y'ihangu nzajya niganyira niha, nawe azumva ijwi ryanjye. Yacunguriye ubugingo bwanjye amahoro kugira ngo batanyegera kuko abandwanyaga ari benshi. Imana izanyumva ibacishe bugufi, nihora yicaye ku ntebe y'ubwami uhereye kera kose. Izacisha bugufi abadahindurwa ntibubahe Imana. Ahangaha rero turumva intego ya Dawidi ko ari ugusenga Imana, ibisigaye byose akabishyira mu maboko yayo. Ikindi twibuke yuko urugamba turwana mu by'ukuri si urugamba rw'intwaro zisanzwe. Mu rwa mbere rw'Abakorinto, urwa kabiri rw'Abakorinto 10 umurongo wa 3 kugeza uwa 6, reka naho tuhasome. Urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 10 umurongo wa 3 kugeza uwa 6. Haravuga hati, nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu. Aha turabona Abisiraheli ukuntu bagendaga, abo bari hejuru y'iminara babareba, bizengurukira bivugiriza amahembe yabo y'intama. Ntabwo bashatse kurwana nabo kuko bubahirizaga icyo Uwiteka yababwiye. Ku murongo wa 4 ngo, kuko intwaro z'intambara zacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no gukubita hasi no kubikubita hasi. Dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana, dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Icyo tuvana muri iri somo ni uko ijambo ry'Uwiteka iyo turyumviye ishobora guhindura abantu benshi hatabayeho guterana amagambo no kurwana. Dufata mpiri ibitekerezwa. Aha ni mu buryo bw'ibitekerezo. Hano rero bo bakoresheje kumvira Uwiteka bazenguruka Yeriko gusa, ariko twabonye ko hari aho bageze maze Imana ikavuga iti, igihe mwazengurukiye noneho mbahaye uyu mudugudu. Reka turebe n'umurongo wa 9 nanone. Oya, ntabwo ari wa 9, ni igice cya mbere urwa mbere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 24 na 25. Urwa mbere rw'Abakorinto
igice cya mbere umurongo wa 24 na 25 haratubwira ati ariko kubahamagawe b'abayuda n'abagiriki ni Kristo niwe mbaraga z'Imana kandi n'ubwenge bwayo, kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge kandi intege nke z'Imana zirusha abantu imbaraga. Imbaraga abanyaye ariko biratanaga, Imana yazikoreshejeho abanyantege nke barabatsinda. Ahangaha turabona ukuntu bazengurutse iminsi inshuro 13 habaye kwihangana kwinshi gukomeye cyane. Sishidikanya ko nabo muri bo bibazaga bati inshuro ya mbere irahise, ya kabiri, ya gatanu, ya 10, ya 11 nta kiraba, ariko kuko bari bizeye ijambo babwiwe kandi ubari imbere nawe abakomeza, Yosuwa yabagejeje ku ntsinzi. Ahangaha icyo bashatse kuvuga ni iki? Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi n'abakurambere n'abahanuzi paje 248 haravuga ngo umugambi nyawo wo gukomeza uwo muhango wo kuzenguruka mu gihe kirekire nk'icyo kibanziriza isenyuka rya nyuma ry'inkike watanze umwanya wo gukuza kwizera mu Bisiraheli. Gukuza kwizera mu Bisiraheli byagombaga kwandikwa mu bwenge bwabo, ko imbaraga zabo zitakomokaga mu bwenge bwa muntu cyangwa mu mbaraga ze, ahubwo zakomokaga ku Mana y'agakiza kabo. Kubw'ibyo bagombaga kumenyera kwishingikiriza gusa ku muyobozi wabo wo mu ijuru. Imana yari muri bo, umuyobozi ugaragara Yosuwa yari muri bo. Rero amabwiriza bahawe barayumviye, ngo Imana izakorera ibikomeye abayizigira. Ubwo bitugarutseho, Imana izakorera ibikomeye abayizigira. Impamvu bavuga ko ari ubwoko bwayo badafite imbaraga ikomeye nuko biringira cyane ubuhanga bwabo bwite. Tujye twiyiringira rimwe na rimwe, ugasanga ibibazo biradutera kugira ngo dupfukame tubwire Imana, ahubwo tugashaka uburyo bwacu bwo kwirwanaho. Ubwo rero Imana tukaba tuyishyize ku ruhande. Aha bajya baduha urugero rw'umuntu yafite amafaranga akagira atya akarwara, afata amafaranga ye akajya kwivuza no mu mahanga kuko afite amafaranga, kandi yashoboraga kubwira Imana igahita imukiza ako kanya. Aha rero ngo Imana izakorera ibikomeye abayizigira. Impamvu bavuga ko ari ubwoko bwayo badafite imbaraga ikomeye nuko biringira cyane ubuhanga bwabo bwite, bityo ntibahe Uwiteka umwanya wo kugaragaza imbaraga ze ku bwabo. Mu bihe bikomeye byose Uwiteka azafasha abana be bamwiringira nibaramuka bashyize ibyiringiro byabo byose muri we kandi bakamwumvira badakebakeba. Zaburi ya 91 ngira ngo buri muntu wese arayizi w'umudivantiste, hatubwira ngo abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu 10,000 bagwe iburyo bwawe, uzabirebesha amaso wibonera igihembo cy'abanyabyaha. Abo bazagwa bazaba ari abanyabyaha, nk'uko Yeriko iyo ngiyo yaguye mu kanya gato nk'ako guhumbya. Rero intambara turwana uyu munsi muri Babuloni y'iby'umwuka ni umunsi ku munsi, isaha ku isaha, isegonda ku isegonda. Satani ari maso n'abakozi be, nta kurambika intwaro hasi kugeza ubwo Uwiteka azavuga ati birahagije. Abantu benshi usanga bibwira bavuga ngo ibintu byavugiwe muradukura umutima kubera iki? Nk'ubu abantu benshi barabona ko agahe rwose kameze neza, abantu basubiye mu mirimo yabo, ariko ntibibaza ko mu kanya gato ibintu bishobora guhinduka umwaka. Habakuki niwe wavuze ati
ibyanditswe ntibizatinda, mubitegereze kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Indirimbo y'180 igitubwira ngo ntituzi umunsi Yesu azagaruka. Uyu munsi ushobora kuba ari uwanjye cyangwa uwawe, yasanga ameze nte? Ikigeragezo bahuriye nacyo i Yeriko. Reka turebe Zaburi ya 16 nanone icyo Dawidi yahavuze. Zaburi 16 umurongo wa 11 haravuga hati, uzamenyesha inzira y'ubugingo, imbere yawe niho hari ibyishimo byuzuye, mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Iyo tunejejwe n'inama z'Uwiteka n'ijambo rye, turakura. Ntabwo dushobora gusigingira, turakura tukajya mbere. Igihugu cyose rero nk'uko tugeze kubivuga ko Imana yagihanishije Abisiraheli, igihugu uwo mujyi w'Iyeriko, Imana yawuhanishije Abisiraheli bizengurukira gusa. Cyagombaga kuvanwamo ikintu cyose kizitira gusohora kw'imigambi y'Imana. Nanone mu Byahishuwe 11 umurongo wa 18 hatubwira ko Imana izaza gutsemba abatsemba isi. Reka tuharebe naho. Ibyahishuwe 11 umurongo wa 18 haravuga ngo, amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe uraza, igihe cyo guciriramo abapfuye iteka kirasohora, n'icyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe, nibo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Hano mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku ipaji ya 248 handitse interuro ivuga ngo, ku isubi ya 2, ngo Abanyakanani bari babereyeho gusa gutuka ijuru no konona isi, maze byombi urukundo n'ubutabera bitakamba bisaba ko habaho igihano gihabwa abo bagome barwanyije Imana ndetse bagahinduka n'abanzi b'umuntu. Bari babereyeho gutuka Imana. Umuntu wese utumvira Imana cyangwa udashaka kumenya ibyayo, ibyo akora ni ibyo kuyituka nyine, kandi akabera n'igisitaza abantu bamuri impande n'impande. Ndagira ngo nanone twibuke muri Yesaya 45 hatubwira ibya Kuro. Kuro muzi ko yari umunyamahanga, ariko ngo Imana yamwejesheje amavuta kuko yagombaga gukora umurimo ukomeye wo kuvana Abisiraheli Babuloni bagarura i Yerusalemu. Imana imwimikisha amavuta kubw'uwo murimo ukomeye yagombaga gukora, nuko arategeka abantu batangira gusubira i Yerusalemu bajya kuhasana. Imana yabanye nawe. Reka dusome amagambo makeya muri icyo gice, muri Yesaya 45 umurongo wa 1 turageza wa 3. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi burimo umwijima n'ibintu bihishwa ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ni jyewe Mana y'Isiraheli. Aya magambo yabwirwaga Kuro n'Abisiraheli, uyu munsi ni twebwe abwirwa. Imana ituri imbere nubwo tutayireba, ariko mu kwizera dushobora kuyibona tukagendana nayo, ikamenagura inzugi z'ibyuma. Murazi ukuntu Kuro
abamede n'abaperesi bafashe i Babuloni. Murazi ibyabaye byose kugira ngo Nebukadineza harinde, ariko harashenywe kuko Imana yari yaravuze ko hazasenywa muri kiriya gishushanyo yarose. Hano njya nibuka indirimbo y'abajiya ivuga ngo nimuze basore muze tugandagaze munsi y'ibendera ry'umwami wacu Yesu, nimwiringanize kuko ategereje ko tujyana nawe mu rugamba, niwe mugaba wacu. Twisunge Yesu tugende tudatinya, dukomeze dufite ubutwari bwose, turwanye ibyaha nk'uko twabyize ejo. Turwanye ibyaha, Yesu Kristo niwe mugaba wacu, ntawamuhangara. Yesu aturi imbere. Iyo dusenga muri Data wa twese turavuga ngo ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro yarabyeguriwe kuko yarabitsindiye ku musaraba. Twegere intebe y'ubuntu tudatinya. Umubare 8:34 na 37. Abaroma 8:34 haratubwira ngo ninde uzaziciraho iteka. Izo ni intore z'Imana. Yosuwa yagiye imbere y'Abisiraheli baratsinda. Batsindishije iki? Kwizera n'amajwi y'amahembe. Ninde uzaziciraho iteka? Niko hano mu Baroma habaza. Ni Kristo Yesu, kandi ariwe wazipfiriye ndetse akaba yarazutse ari iburyo bw'Imana dusabira. Niwe mugaba wacu, aradusabira, atubereye aharengeye. Ese turamukurikiye nk'uko Abisiraheli bakurikiye Yosuwa mu mabwiriza yabahaye maze bagatsinda abibwiraga ko badashobora gutsindwa? Ikigeragezo cyabavanywe imbere baratsinda pe. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ku murongo wa 37 ngo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Natwe turamukunda koko? Tugende tudatinya, dukomeze dufite ubutwari bwose. Niba dutanga iki gihe cyose kugira ngo twegere intebe y'ubuntu hano tuganirira ku birenge bye, Mariya tuzi ko yahavanye imbaraga nyinshi cyane, agakomeza akaba intwari kuzageza ku munsi wo kuzuka kwa Yesu. Arakomeza ubutwari bwe, aritanga ajya kumureba adafite ubwoba kumva ye. Ni nawe yabwiye bwa mbere ko yazutse ngo ajye kubibwira intumwa. Yosuwa nawe atubereye icyitegererezo cyiza cy'uko nubwo imbere haba hari ibigeragezo bikomeye, umujyi nk'uyu nguyu, nk'uko za Egiputa zabayeho, za Babuloni zabaye, ibyo byose byagiye bihanguka nk'uko byahanuwe muri Yesaya. Ni iki cyaduhagarara imbere turi kumwe n'umugaba wacu Yesu? Reka twongere turebane irindi somo riboneka muri Zakariya 8 umurongo wa 23. Uwiteka aravuga ati, muri iyo minsi abantu 10 bazava mu mahanga y'indimi zose, bafata ikinyita cy'umwambaro w'umuyuda bamubwire bati, turajyana kuko twumvise yuko Imana iri kumwe namwe. Iyi ni ishusho nziza cyane. Ubu nitwe ba Eliya b'uyu munsi barangaje imbere y'abantu bakiri mu mwijima. Abantu 10 bazava mu mahanga y'indimi zose, bafata ikinyita cy'umwambaro w'umuyuda bamubwire bati, turajyana. Mu buryo dukorana n'Imana muri iyi myiteguro dufite muri iki gihe tugiye kwambuka tujya iwacu y'iteka, twebwe ntituzajya i Kanani yo ku isi, ni Kanani yo mu ijuru. Haba hari abantu bafashe ku binyita by'imyambaro yacu, nta mu yandi magambo badukurikiye, turimo tugendana. Ni gute ndimo mvana inkomyi mu nzira? Ni gute urimo kuvana inkomyi mu nzira?
tukaba mbese abatwaramucyo koko nk'uko izina ry'abadivantisite rivuga. Mu cyigisho cyacu turimo kwiga muri uyu munsi, muri iki gihe, icyigisho kivuga ibyo gucunga umutungo wa databuja kugeza aho azazira, ku itariki ya 14 z'uku kwezi haranditse hati: dusobanukiwe ko umunsi umwe uri hafi kuza, ibintu byose byo ku isi bikazakongorwa n'umuriro. Ni uwuhe mutekano dufite nk'abadivantisite b'umunsi wa karindwi? Dukwiye kubwira abandi inkuru nziza y'ubutumwa bwiza, tukababwira n'icyo Imana yateguriye abayikunda. Yosuwa yavuze inkuru nziza yabwiwe n'umurwanyi waje kubahagarikira, bitera ubutwari Abisiraheli. Uyu munsi nitwe ba Eliya dukwiriye kuvuga iyo nkuru nziza y'aho turimo kugana n'ibyo Uwiteka yaduteguriye. Ntabwo ari igihe cyo gutengamara twinezeza gusa, ahubwo dukwiriye kuvanaho ibitubuza kuromboreza tujya iwacu. Nk'uko Abisiraheli rero babanje gusenya Yeriko, niko tugomba gusenya ibihome byose biri imbere yacu, inyigisho z'ibinyoma. Dufite ibitabo byinshi byatwandikiwe kugira ngo tuvuge ukuri nk'uko kuri, tutihimbira ibyacu. Harakomeza nanone hatubwira ngo ku itariki ya 16 hari handitse interuro nanone ivuga ngo igitutu kizashyirwa ku bakomeza kuba indahemuka ku Mana, kizashyirwa ku bakomeza kuba indahemuka ku Mana kizarushaho kwiyongera. None twiteguye mu buhe buryo? Tugomba gusuzuma kubw'ubuntu bw'Imana tutari imbata z'iby'iyi si. Kuba imbata z'iby'iyi si nk'uko twabonye ririya yerekwa rya Ellen White, bituma tutegera Imana, bigatuma turangara. Handitse rero ngo niba uyu munsi tutari imbata zabyo, kubisiga ntabwo bizatugora. Kubisiga niryo jambo muri uyu munsi ririmo kuvuga. Muve mu mijyi mujye mu byaro. Abantu benshi biratugoye, ariko kandi bigomba kubaho kuko icyo Uwiteka yavuze akacyandikisha ntabwo ari ikintu cyo gukerensa, ni ikintu kigomba gukorwa kigashyirwa mu bikorwa nyine. Reka tugere ku gice cya kabiri cy'icyo gice twasomye cya Yosuwa. Hatubwiye andi magambo meza cyane. Tugeze ku murongo wa 20 aho bavuze iby'inkike zaridutse Rahabu agakizwa. Hano ukuntu bagiye bamuvuga niko yari ari koko. Havuze hati ku murongo wa 22, maze Yosuwa abwira ba bagabo babiri batataga igihugu ati: nimwinjire mu nzu ya Marayi wa Rahabu, musohore uwo mugore n'ibyo afite byose nk'uko mwamurahiye. Rahabu tuzi ko abatasi bwo bari bakambitse aho ngaho i Gilugari hakurya ya Yorodani, nako bagiye gutata igihugu cy'Yeriko, umujyi wa Yeriko. Nuko bagezeyo imidugararo iraba, barababonye mu by'ukuri ko aba bantu atari abaho, biba ngombwa ko bashaka uko bihisha. Imana niyo yari umuyobozi wabo. Bajya kwa Rahabu bahisha hejuru y'inzu nk'uko tubizi, bagerekaho ibyatsi. Yahaze amagara ye kugira ngo babashe gukizwa. Nyuma rero ababwira uko bari busohoke bakagenda. Aha turabona amahirwe atangaje y'ukuntu Imana ikiriza mu kwiheba. Basezeranye yuko nibamara gufata umudugudu
bazamukiza. Nuko rero byarabaye koko, igihe bari bamaze kuvuza amahembe noneho inshuro ya 13, umujyi ugatangira guhinda umushyitsi, igishyitsi mbese kikaba, imidugudu, inkike zikariduka. Rahabu yabaye umushimu wakuwe mu muriro. Kwizera kwe, kuko yari yarazirikanye ibyo yari yarumvise ku Mana y'Abisiraheli, kwatumye aho ari hatariduka, hakomeza guhagarara, kugeza ubwo abo batasi yari yarahishe nibo batumweyo kujya kumusohorayo n'abe bose, maze azanwa mu Bisiraheli. Batubwira ko yabaye muka Salumoni, witwaga Salumoni, kandi Rahabu niwe mugore kimwe na Tamara, abagore babiri gusa babonetse bavugwa mu Baheburayo 11. Yumvise inkuru y'agakiza, ayiha agaciro, arakizwa nk'uko Zakayo yakijijwe. Turahamagarirwa rero natwe guha Imana n'ijambo ryayo agaciro. Twabonye ko Satani aryibasira buri munsi kugira ngo arigoreke, kandi yahereye kera arigoreka guhera kwa Eva. Na n'uyu munsi ntabwo arashirwa, aracyari ku murimo we. Ariko Rahabu tubonye uko yakijijwe nk'umushimu ukuwe mu muriro, akaza agahinduka iki? Umwisiraheli, nk'uko Rusi twabonye yaje nawe agahinduka, akajya mu Bisiraheli agakora umunyu. Niko twavuga, bajya bavuga mu Kinyarwanda ngo umuntu yakoze umunyu mu zindi. Yaraje nawe ahinduka uwo mu muryango w'abana b'Imana, izina rye Maraya rimuvaho, ahinduka umugore w'igiciro. Bavandimwe, ni iby'agaciro guha ijambo ry'Imana umwanya tukarisoma, kuko ririmo ibitekerezo byinshi byiza kandi bigenda biduhindukira ukuri. Tuzi Zakayo ukuntu yari ameze, ariko ahuye na Yesu byagenze gute? Yahindutse umwana w'Imana. Uyu munsi tuzi ko ibibazo bikiri byose imbere yacu, turabwirwa amakuru ateye ubwoba, ariko nk'umukristo wize ijambo ry'Imana kandi ukomeza kwiga ibyigisho nk'ibi, ntabwo yakagombye kugira ubwoba ngo atengurwe, ahubwo akwiriye kwisunga Uwiteka gusa. Ibibazo ntabwo bikemuka mu munsi umwe. Uwiteka niwe uduha amabwiriza y'ibyo gukora. Dutunzwe n'ibiva mu biganza bye, n'inama zo mu ijambo rye zuzuye amasezerano adukomeza. Ntabwo dutunzwe n'ibyo twishakaho. Imana ishaka ko twera, mu kwera kwacu rero guturuka mu kumvira ibyo itubwira. Ubuzima bushya itugenera akaba ari bwo twishimira, kugeza ubwo izaza ikazatujyana aho tutazongera kuruha ukundi no kugira ibisitaza. Ndagira ngo tugende tugana ku musozo. Tugiye kureba mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere. Tugiye gusa nk'aho ariho dusozereza. Turasoma umurongo wa 5 tugeze uwa 11. Aravuga ngo ibyerekeye iby'ingeso za gikristo, ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera mukongereho ingeso nziza, ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda mukongereho kwihangana mukongereho kubaha Imana mukongereho gukunda bene data, ukunda bene data mukongereho urukundo,
kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Ayo magambo bayita urwego rwa Petero, ruriho imitambiko ngira ngo 8-9. Urwo rwego buri wese agomba kuruzamuka, nk'uko ushaka kujya hejuru y'inzu uzamukira ku rwego. Turazamuka tujya iwacu h'iteka. Haravuze ku murongo wa 9 ngo kandi rero utagira ibyo bintu byose bavuze aba ari impumyi ireba ibiri hafi gusa, akibagirwa yuko yejejweho ibyaha bye bya kera. Kristo yapfiriye ku musaraba kugira ngo atwezeho ibyaha byacu bya kera. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu. Uwo murongo tuwiteho cyane. Dukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwacu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato, ahubwo bizabaha rwose kwinjira mu bwami butazahanguka bwa Yesu Kristo, niwe mwami n'umukiza wacu. Amen. Aha twigeze kubona bariya abana b'Abisiraheli binjiye mu gihugu cy'i Kanani. Iteka bakunze kuvuga abagabo gusa. Twabonye abagabo 2 mu baturutse muri Egiputa. Tubona n'abavukiye mu butayu. Abandi bose bari barashiriye mu butayu. Ni ikibazo gikomeye cyane. Kubera iki kutumvira? Kandi Uwiteka yari yarabivuze ko ababakomotseho ari bo bazambuka bakajya mu gihugu cy'amata n'ubuki. Kandi nabo tuzi ko uko iminsi yagendaga ikura bagendaga bibagirwa Uwiteka. Bagiye barimburwa. Abenshi bagiye mu bihugu by'amahanga, bamwe bagapfirayo, bashoboye kubaho n'abagiye bumvira. None aha haratubwiye ngo urwo rwego rwa Petero ni ukugenda wongeraho. Hari amagambo meza yavuzwe avuga ngo abakurikiza izo nama zo kongeranya ngo bahabwe ubuntu bwa Gikristo, bafite ibyiringiro Imana nayo izashaka inama yo gukuba ubwo izabaha impano y'umwuka wayo. Uko tugenda dukura muri izo ngeso, dukura twongeraho ingeso imwe, twongeraho kimwe, twongeraho ikindi, twongeraho ikindi, Imana yo ngo mu kuduha umwuka wayo izakuba kenshi. Twibuke amagambo ubwo Petero yabazaga Yesu ati ese twebwe ko twasize byose tukagukurikira? Yesu yaramusubiza ati muzakubirwa inshuro 10. Hano natwe ngo niduha umwuka wayo kubwo gukurikiza ibyo bintu byanditswe kuri urwo rwego, izadukubira. Rero igihe Satani akiri gukora, natwe dufite byinshi tugomba gutsinda, kandi nta rubi twagarukirizaho ngo tuvuge ngo tugeze ku rugero rukwiriye, kuko kugeza igihe Yesu azazira, intambara zizaba zikiriho mu by'umubiri no mu by'umwuka, ariko abisunga Kristo tuzanesha. Imana ikomeze kutugirira neza bavandimwe. Turagiye gusoreza kuri ariya magambo Yosuwa yavuze hariya ngo ubwo bamaraga gutsinda Yeriko bagakiza Rahabu n'umuryango we. Ku murongo wa 26 haravuga ngo icyo gihe Yesu arabihanangiriza agira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahatereza inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa arogera yamamara mu gihugu hose. Reka turebe isomo riboneka mu gitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 16 icyo bahavuga. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 16 umurongo wa 34.
baratubwira ngo ku ngoma ya Ahabu uwitwa Hiyeli w'i Beteli yubakiye Yeriko, mbese yihaye gusana. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwa Seguba, nk'uko Uwiteka yari yaravuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Aha turumva ko gusuzugura Uwiteka ni hamwe navuze ni icyaha kizana ubutindi n'urupfu. Yapfushije abo bana ku bw'ayo magambo yari yaravuzwe. Niyo mpamvu navuze ngo kuki tugomba gusoma ijambo ry'Imana, kuko twumviramo byinshi ritubwira ibyo ritubuza, ibyo ridukeburamo, kuko ritubwira gukora. Iyo tutabyumviye rero tugwa mu kaga nk'aka ngaka. Reka dusabe Imana iturinde. Twatangiye tuvuga ikigeragezo i Yeriko, ikigeragezo cya Yosuwa n'abo bari kumwe i Yeriko. Icyo kigeragezo bagitsindishije gusenga bazinduka kare kare mu gitondo, umunsi ku munsi bubahiriza gahunda bari barahawe. Niryo banga rye yakoresheje. Abari kumwe nawe baramwubahiriza, nabo bararikurikiza, maze bituma babona amahoro, bituma babona intsinzi. Natwe rero kugira ngo tuzatambuke tugere mu bikari by'Uwiteka aho yaduteguriye, ni ukumva, tukumvira, tugashyira mu bikorwa ibyo Imana itubwira. Kandi ntitubyihererane tukabibwira n'abandi, nk'uko aba bose bazengurukanaga icyarimwe bumviye ayo mabwiriza, bayashoje batsinze. Natwe ndifuza ko Imana idufasha tukazatsinda uru rugendo n'ibibazo turimo, tukambuka tugataha iwacu. Ibyo nifuriza umuntu wese uri hano, nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Uhoraho Mwami w'ijuru n'isi, urakoze cyane kubw'uyu mwanya umpaye kuganira n'ubwoko bwawe. Turagushimira ko waduhagarikiye, nk'uko wagiye imbere y'Abisiraheli bagatsinda ruriya rugamba rwari rukomeye cyane, ukabafungurira amarembo bakinjira mu gihugu cy'isezerano. Natwe niko tugusaba ngo ukomeze kutujya imbere, utuvanireho inkomyi zose Nyagasani, kuko twebwe ubwacu tutabibasha. Uduhe kumvira amabwiriza yose uduha atuma tunyura mu nzira ifunganye, nk'uko twabonye yuko iby'isi bitagomba kudutwara umutima kugira ngo tukwibagirwe. Utubashishe rero guhora duhanze amaso kuri wowe. Ubwoko bwawe buteraniye aha musabiye umugisha n'amahoro, no gukomeza kwihwaba ijambo ryawe kugira ngo rizatugeze ku bugingo. Nibyo mbasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Imana ikomeze kubasazaho imigisha, kandi ikomeze gufasha n'abankurikiye bose. Twese twunge ubumwe, tuzahabwe ubugingo buhoraho, duhurire mu ijuru mu izina rya Yesu.